Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update News. Amaro y'Imana akomeze kwa namwe bitewe n'ibice by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu. Ndasuhuza abantu bari ku mugabane wa Amerika, bari ku mugabane wa Australia, bari ku mugabane w'Uburayi ndetse n'abari ku mugabane wa Afrika, tutogera bari ku mugabane wa Asia kuko ndabizi ko mpamvu dukurikiye gatanu kuri gatanu. Nk'ibisanzwe tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano mu Rwanda iwacu mu by'ukuri, ariko ndagira ngo mu by'ukuri mbabwire ko hari inama yahuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame yiga ku mibereho myiza cyane y'abaturage ugereranyije n'ukuntu mu by'ukuri u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko w'iterambere uri hejuru, ndetse navuga ko iri ni itangazo rira buri munyarwanda wese uri hagati y'igihugu mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda. Nawe iri tangazo rirakureba, ufa kuba ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda n'ubwo waba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko nawe iri tangazo rirakureba. Leta rimwije mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA iramenyesha ko abanyarwanda igikorwa cyo gukora irangamuntu z'ikoranabuhanga kuri ubu ngubu gikomeje kandi kirigenda kirimbanya uko bwije n'uko buke mu by'ukuri, ariko nanone leta igameza kugenda igira imbogamizi ku baturage bamwe na bamwe mu by'ukuri. Ubona ko iyi gahunda y'irangamuntu z'ikoranabuhanga ubona ko abaturage bamwe na bamwe ntabwo barabyumva neza kandi nta nubwo babasha kubisobanukirwa neza mu by'ukuri nk'uko bikwiye mu by'ukuri, kandi ukabona ko u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane cyane ugereranyije n'uko u Rwanda rwari rusanzwe rumeze. Ari mpamvu iyi gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga mu by'ukuri izafasha abaturarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi kuri gahunda cyangwa se kuri serivisi ziba zigiye zitandukanye abaturage bagenda baka, cyangwa se na leta serivisi igenda isaba abaturage. Nuko no mu by'ukuri nababwira ko irangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha abanyarwanda bose muri rusange muri gahunda zigiye zitandukanye iz'igihugu, ndetse nababwira ko iyi gahunda y'ikoranabuhanga ikomeje mu turere tuba tugiye dutandukanye. Nababwira ko mu ntara ya Kigali iyi gahunda niho iri gukorerwa ku batuye mu turere nyine tw'intara ya Kigali. Iyi gahunda namwe iyi gahunda iri kuba yabakorerwa kandi cyane nababwira ko no mu kindi turere cyangwa se mu zindi ntara namwe iyi gahunda nuko izabageraho vuba kandi bidatinze. Gusa none leta ikomeza kugenda ishishikariza cyangwa se ikangurira abanyarwanda bose ko mu by'ukuri bagomba kwitabira iyi gahunda kugira ngo iyi gahunda ibashe kuba yagenda neza. Ndagira ngo mu by'ukuri mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi ziri buze kuranga aya makuru yacu, ndetse mubashe no gusobanukirwamo byinshi cyane mu byo leta iri kugenda imenyesha cyangwa se iganiriza ku baturarwanda mu by'ukuri kuri iyi gahunda y'irangamuntu z'ikoranabuhanga. N'ubwo hari abaturage bamwe na bamwe ubona ko batarabyumva neza kandi batarajya mu murongo neza cyane, ndagira ngo munyane mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tubuze kuganiraho. Ingingo ya mbere mu by'ukuri nuko leta igiye gutanga izi rangamuntu z'ikoranabuhanga kandi zizafasha abaturarwanda bose muri gahunda y'ikoranabuhanga cyangwa se muri serivisi leta ibigenda ihereza abaturarwanda bose, ndetse na serivisi abaturage bagenda baka izi rangamuntu cyangwa se serivisi bagenda baka leta. Mu by'ukuri nababwira ko iyo niyo gahunda leta iri gushiraho cyangwa se iri kugenda ishishikariza abanyarwanda bose. Ingingo ya kabiri mu by'ukuri nababwira ko muraza gusobanukirwamo byinshi cyane mu byo abantu bagomba kuzajya bagenda bitwaje, cyangwa se abantu bari kugenda gusaba izi serivisi ku murenge igiye itandukanye. Ibintu mugomba kugenda mwitwaza byose muza kubisobanukirwa muri video mwe. Icyo mbasabye murabana natwe kuva video itangiye kugera irangiye kugira ngo mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane kuko twari tumaje kubivuga. Reka tugende ku ngingo ya mbere twavuze tuze kuganiraho mu by'ukuri nuko leta igiye gutanga izi rangamuntu z'ikoranabuhanga kandi zizafasha abaturarwanda bose mu mibereho yabo ya buri munsi kugira ngo serivisi zibasha kugenda neza. Ko byagiye bigaragara ko hari abaturage bamwe na bamwe mu by'ukuri bagenda bata amarangamuntu, ugasanga biri kugenda kubagura kuba bashaka cyangwa gisimbura iyo rangamuntu bataye, ugasanga biri kubagura cyane cyane. Nk'urugero nabahereza nk'abaturage batuye mu bice by'icyaro aho wataga irangamuntu, ugasanga ntabwo ari kubona amafaranga yo kuba yagenda kubona cyangwa se yo kuba yatumiza indi rangamuntu cyangwa kiba cyasimbura iyo rangamuntu, ugasanga biri kugenda bigora abaturage cyangwa se mu mibereho myiza y'abanyarwanda. Ukabona ko leta yabonye ko icyo ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihangayikishije abanyarwanda, ibona ko igomba gushaho izi gahunda ya rangamuntu z'ikoranabuhanga kugira ngo zizafashe abaturarwanda bose mu mibereho myiza yabo ya buri munsi, aho umuntu azayagendana irangamuntu y'ikoranabuhanga muri telefone atiriwe agendana irangamuntu mu ntoki cyangwa se mu ikofi aho byagiye, kuko munabizi ko mu myaka yagiye ishira ari n'igihe ushobora kuba wagenda nko ku muhanda nta rangamuntu usize, ugiye nko kuzana nk'akantu ugasanga yo polisi igasanga yakoze nk'umukwabo ariko nta rangamuntu ufite, ugasanga bahise bagutambikana cyangwa se bagahita bagufata kubera ko nta rangamuntu wari ufite. Ariko mu by'ukuri irangamuntu y'ikoranabuhanga ibyiza byayo nuko uzajya uyigendana muri telefone, aho uzajya uhura n'ikibazo cyangwa se serivisi zose uzajya ushaka kwaka, uzajya uhita ko ukoresha telefone yawe cyangwa se ushiremo kode y'irangamuntu kugira ngo babashe kubona nyine ko uri umunyarwanda. Kandi mu by'ukuri nababwira ko irangamuntu ntabwo izahabwa abanyarwanda gusa, izahabwa n'abari hanze y'igihugu cyangwa se umunyarwanda wese mu by'ukuri ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ndetse nababwira ko irangamuntu ntabwo izahabwa abene gihugu gusa, n'abantu n'abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga baba mu Rwanda nabo iyi rangamuntu bazayihabwa, kuko iyi gahunda y'irangamuntu ni gahunda ifite uburemere cyangwa se ubusobanuro bukomeye cyane, kuko ntabwo irangamuntu izaba itandukanye n'irangamuntu zisanzwe muri kubona mwari musanzwe mufite, kuko irangamuntu yoho noneho ni gahunda umwana w'imyaka ukivuka kwa muganga azajya yemerewe kuba yafata irangamuntu
irangamuntu izajya ihabwa abanyamahanga bari mu Rwanda, impunzi, abimukira. Murumva ko irangamuntu ni irangamuntu nziza cyane izafasha nyine abanyarwanda, kuko hari n'abantu baba bagiye baturuka mu bindi bihugu byo mu bigiye bitandukanye ariko bibera mu Rwanda, ugasanga nta bwenegihugu bw'u Rwanda bafite. Mu by'ukuri nuko umuntu wese uzashaka gufata irangamuntu, ndetse irangamuntu azayifata kandi akanayihabwa bitarebeye ngo nuko ari umunyarwanda cyangwa se atari umunyarwanda, kuko irangamuntu yoho izahabwa umuntu wese ubyifuza ku giti cye uri mu Rwanda, cyangwa se umuntu ukunda guhabwa serivisi yo mu Rwanda. Irangamuntu wese azayihabwa, kuko iyi rangamuntu ntabwo ikenerwa kugira ngo umuntu abashe kuba yahabwa irangamuntu ari hagati mu gihugu cyangwa se usange ari umunyarwanda gusa. Iyi rangamuntu izahabwa buri muntu wese uyifuza kandi uyikeneye. Icyo nababwira mu by'ukuri nuko iyi rangamuntu kukitonderwa cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 16 cyangwa se badafite imyaka y'ubukure, nuko bazajya bagenda gufata irangamuntu bitwaje n'ababyeyi babo cyangwa se bajyanye n'ababyeyi babo, kugira ngo babashe kubatangira serivisi cyangwa se babashe kubakora zimwe muri serivisi nyine biba bisabwa, kuko hari ibintu byinshi cyane bigenda bikenerwa kugira ngo iyi serivisi nyine ibashe kuba yagenda neza irangamuntu. Ibyo nababwira rero nuko ababyeyi bazajya bajyana n'abana babo kugira ngo babashe kuba babavuganira cyangwa se babashe kuba babatangira amakuru yizewe kandi amakuru asesuye ku mibereho yabo, kugira ngo babashe guhabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Gusa none hari ibintu byinshi cyane mu by'ukuri abantu bari kugenda bitwaje, ukabona ko bari kugenda bitwaje ibintu bitakenewe kandi cyane, nyamara ari ibintu leta yagiye mu by'ukuri ubona ko bikenewe kandi abantu bakagombye kuba bagenda bitwaje. Kuko nabaha nk'urugero, mu by'ukuri leta yashizeho ko abantu irangamuntu kugira ngo uzahabwe irangamuntu nuko ugomba kugenda ku murenge witwaje irangamuntu yawe isanzwe, ukagenda witwaje irangamuntu y'umuranga, ukagenda witwaje irangamuntu ya mama wawe cyangwa se nyine irangamuntu z'ababyeyi bawe ku bantu bafite ababyeyi, n'irangamuntu na nimero z'irangamuntu ku bantu bafite umugore. Ubwo rero udafite umugore cyangwa se utubatse urugo, ntabwo bivuze ko nawe izo rangamuntu mbabwiye izo nimero utazazo zijyana. Niba udafite umugore ubwo uzajyana izo rangamuntu mbabwiye cyangwa se izo nimero z'irangamuntu mbabwiye, ubya mama wawe, ya papa wawe, na nimero y'irangamuntu yawe cyangwa se irangamuntu wari usanganwe ufite na nimero y'irangamuntu y'umuranga. Ibyo nibyo bintu mugomba kuba mwagenda kwitwa ku murenge kugira ngo iyo serivisi izabashe kugenda neza. Icyo nababwira cyo mu by'ukuri nuko irangamuntu ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bari kugenda batitwaje bino bikoresho cyangwa se bino byangombwa kugira ngo ku murenge bahabwe iyi serivisi, ugasanga abaturage ntabwo bari kubyumva neza, ugasanga bari kugenda gusaba serivisi ariko ntabwo bari kujyana ibyo bintu bisabwa cyangwa se ibyo bintu nkenerwa kugira ngo babashe kuba bahabwa izi rangamuntu z'ikoranabuhanga. Kandi mu by'ukuri leta yaragiye ibitangaza, ari no mpamvu rero leta yongeye kuba yatishikariza cyangwa se yamenyesha abaturarwanda bose ko bagomba kuba bafata izi rangamuntu z'ikoranabuhanga, kandi bakaba bafite ibyo bintu byose nari maje kubabwira. Cyane cyane nk'urugero, ikitorerwa ku bantu nyine bashaka kuba bahamagara cyangwa se bashaka kuba basobanuza, nuko mushobora guhamagara kuri 3500. Uwo ni umurongo ushobora kuhamagaraho utishyurwa kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye iyi n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ndetse no kuba babafasha kuri gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mwebwe rero mu by'ukuri mukomeze guhana amakuru, kandi iyi video mukomeze kwishyiranga kugira ngo abantu bakomeze kuyibona, ndetse n'abantu benshi bagende iyo nabageraho kugira ngo babashe kumenya aya makuru, ndetse n'ibyo bagomba kugenda ku murenge bitwaje kugira ngo babashe gusobanukirwa neza serivisi bazatanga cyangwa se serivisi bazahabwa. Nubwo byagiye bigaragara ko mu by'ukuri nyine hari abantu ubona ko batari gusobanukirwa iyi serivisi ni gahunda y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Leta ikomeza kugenda ishishikariza abaturarwanda bose ko ibikorwa bigikomeje kugenda bikorwa mu turere tuba tugiye dutandukanye tw'intara zose nyine zo mu gihugu. Murumva ko intara zose bazazigeraho n'uturere twose two mu gihugu bazagenda batugeraho. Ibikorwa bikomeje kugenda bikorwa ndetse n'ahantu hataragerwa. Mu by'ukuri nababwira ko namwe muratahiwe, kandi ibyo mbabwiye mu by'ukuri mugomba kuba mwitwaje, kandi cyangwa se ibyo bintu mugomba kuzagenda ku murenge mubyitwaje. Ubwo iyo serivisi izaba namwe yabagejeho, mugomba kugenda mwitwaje ibyo bintu nari maje kubabwira uko ari bine. Ni nimero y'irangamuntu cyangwa se irangamuntu yari isanzwe, ukagenda witwaje nimero y'irangamuntu umubyeyi wawe, ya mama wawe cyangwa ya papa wawe, ukagenda witwaje nimero y'umugore wawe, cyangwa se niba ku muntu utamufite ubwo uzagenda nta kibazo bazaguha serivisi, ndetse ukagenda unitwaje nimero y'umuranga. Ibyo nibyo bintu rero ugomba kugenda witwaje, ugomba kubushira muri mayita cyangwa se mu mutwe, ukagenda witwaje kugira ngo nawe uzabashe guhabwa iyi serivisi y'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Urebye ko nta muntu uzasikara mu gihugu udafite irangamuntu y'ikoranabuhanga, kubera ko bigaragara ko mu by'ukuri u Rwanda ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane, cyangwa se mu iterambere riri hejuru cyane. Ari nayo mpamvu mu by'ukuri nta munyarwanda n'umwe uzasigara udafashe irangamuntu y'ikoranabuhanga kugira ngo nawe ajye abasha guhabwa iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Mu by'ukuri iryo rya itangazo rya leta y'u Rwanda mu by'ukuri rireba buri munyarwanda wese uri hagati y'u Rwanda cyangwa se urimo hanze y'u Rwanda. Nawe iri tangazo rikarira kureba fa ufite umwene gihugu w'u Rwanda, nawe iri tangazo rira kureba. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangi muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze kandi subscribe ndetse ufungura inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi ujye ubasha kuzibona mu mbere, kandi amakuru nkanga meza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Ni Rwanda Update News.